kugira ngo dukomeze korona twakererewe cyane. Turaguhimbaje Mana Data mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kuri iyi minsi kuko mu ijuru Mana yacu. Tubishimiye ubwumvire bwiza watugiriye abantu bose bangana gutya babashije kugera hano kuri uyu munsi mukuru w'Umwene Data muzehe wadukuwemo aje mu bwami bwawe. Mu izina rya Yesu Mana turagushimiye, tugusaba tukinginga kubana natwe muri uyu mwanya, nubwo ari umwanya uremereye, nubwo ari umwanya ukomeye cyane wo gutandukana n'Umwene Data udukuwemo aje mu bwami bwawe. Turasaba inkomezi zituruka iwawe. Twishimiye kuko wabanye na Mwene Data mu minsi yiwe akaba agejeje kuri uyu munsi wa nyuma. Twishimiye ko bamuragiye neza, turagushimiye kuko agejeje kuri uyu munsi kuri mu birori byiwe. Bana yacu urakoze, warinde kandi waragiye. Asante Mana ko wafashije, asante kubegereye kwegera n'umuryango wiwe kandi ko ufasha ubakomeza mu izina rya Yesu umukiza wacu. Ari inzira yo kuja mu ijuru. Turababara, imibiri yacu ikagira intege nkeya, ndetse abandi bagatinya. Ariko Mana turagusaba kugira ngo ushobore kudufasha. Twebwe uhereye Mwami Imana iri mu ijuru kubaraha n'abandi bose bateraniye ahandi, turagusaba kugira ngo ukomeze imibiri yacu kandi ufashe n'ibitekerezo byacu no mu buryo bwo mu mwuka udufashe Mana. Gahunda zose zigiye gukorwa hano hantu turagusaba kugira ngo ziyoborwe nawe, ari umuyobozi wa gahunda n'ijambo ry'Imana tuza kumva, ndetse n'imitima iza kwakira rino jambo ry'ihumure. Turagusaba kugira ngo udufashe twese Mana Data wewe uri mu ijuru, dukomeze kwizera kandi dufite ibyiringiro byo kuzabana n'abadusize, uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri uyu mubyeyi wacu. Abapfuye bose bafite kwizera, uriya munsi impanda nivuga Mana tuzababona. Mana turagushimiye Data wera uri mu ijuru, ibyo dusabye byose tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. umurongo wa 20 iravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuvuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu, kuko bose bakozwe gupfa n'Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Amen. Harabazaga bahakana ko bapfuye batazuka. Pawulo arabibasobanurira n'ufite umwanya wazo haruzi, arabwira ngo niba bapfuye batazazuka ngo na Kristo ntiyazutse, ngo kandi Kristo niba atarazutse ngo izo tubwiriza nabyo nusa, ngo tuba turabaho guhamya Imana ibinyoma. Igihingwa cyeze mbere niba ari ikigori, niba ngo Kristo amaze gupfa arazuka, kandi waye kuzuka zayivuga ngo yazukanya abera benshi ngo aranabazamura ikuzimu iyo babaga hitwa ngo ni mu gituza cya Ibrahimu. Abantu bose muzimana yarabikitaremye urupfu rwaje burya abakurambere bacu bamaze gucumura, ruza ari igihano
ubwo batumviye Imana ubwo barenze ku itegeko ryayo namwe igihano bahaye ni rwaje mu gihano cyabo bakurambere bamaze gucumura bagahanishwa igihano cyo kuvuga ngo bazoza bafemo ngo ritugeza hehe ngo vuba mu bwami Imana iduheze umugisha Imana itugirire neza ku bwa Yesu amen reka pasiteri muyoboka asenga Imana namara gusenga turi kubita winjirana mu bwami bw'Imana bigaragaza ko n'abandi bazazuka ariko ntitubura guhinda umushitsi kuko twambaye mu rutinya kandi ufite intege nkeya ariko iyo dutekereza tubikuye ku mutima ariko cyane cyane tukwiye mu kwizera tumenye ko bacu bapfuye bazakanguka mu cya gitondo cyiza cy'ubugingo bwo kizarasa n'abandi bamubanjirije bose nabo tuzabona ariko abo bazabona n'abizeye nicyo gituma natwe dusabwe ko dukomeza muri kano kacu gusa uyu munsi gusa n'ibihe bizaza kuko twabwiwe turacyari ku rugamba ariko umurinzi yavuze ngo ntabwo amahoro azahora ntabwo intambara zizabona tukweretse igihe ikomeza gukorerwa hano hose shyira mu biganza byawe kugira ngo bitunganye kuko bitegereje tubisabye mu izina rya Yesu w'abantu bakanazuka amen kandi yo 10 n'ibyo ari nyinshi ariko barenze turibishi yo ndirimbima vuga ngo Yohana ibice 11 murongo wa 25 ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 11 murongo wa 25 ubwo bari kwinjira ariko dukurikire
haravuga gutya ngo Yesu aramubwira ati nje kuzuka n'ubugingo unizera naho yaba yarapfuye azabaho. Subiremo, havuze gutya ngo Yesu aramubwira ati nje kuzuka n'ubugingo unizera niyo yoba yarapfuye azabaho. Aya ni amagambo Yesu yasubije mushiki wa Lazaro witwa Marita, kandi ndabizi kuko twebwe twese turayazi. Reka twongereho dusoma mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere, ni ibice 4 turasoma duhereye ku murongo wa 13. Nubwo dusoma harehare ariko ubwoba ntabwo tuza gutinda no gusubira mu magambo menshi. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana Pawulo avuga hejuru yo kugaruka kwa Yesu no kuzuka kw'abizera cyangwa kwitora. Some ni ibice 4 umurongo waho wa 13 turageza kuri 18. Aravuga ngo ariko bene data dushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abadafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Na abasinziriye muri Yesu, si abapfuye bose, hapana. 15 aravuga ngo iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, kuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, cyangwa se mu yandi magambo abapfuye barimo na muzehe. Kuko Umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu dusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose, nta kongera gutandukana, nta na kongera kubona urupfu. 18 ndavuga ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. 20 murongo wa 5 haravuga ngo uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazazuka iyo myaka 1000 itarasha. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara. Bazaba batambye b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Amen. Wari tuzi kwa Rwanda kandi twari kubitora, ariko twese nanjye naritanze mu gihe bampamagara nanjye ikibazo narakibajije igiye ku bitaro byabo. Abaho kwibaza byinshi, ariko nisire arimo kandi muri nisire n'abantu ahantu ushobora kuzuka ahandi iyo minsi yashoboka kukunya yaheruka bakaba yaheruka umwuka we ukinama. Ni nako Yohana yatanze muri aba Matayo na Mariko na Luka. Yohana ntabwo yabivuze kuko Matayo na Luka na Yohana babivuze, yerekanye Yesu kuko ari Imana y'abayeho kuva kera. Haleluya.
bahereye ku murongo wa 5 imirongo itangira iravuga ngo yabonye marayika afite umunyururu munini cyane. Rero iyo myaka igihumbi n'ishira niyo hasomye hari undi muzuko wa ni ukuvuga ngo abantu bose bapfuye muri ya periyode y'imyaka Yesu nagaruka mbere yuko twinjira mu ngoma y'imyaka igihumbi. Ako niko gace ka gatatu k'umuzuko ka uhereye ku mupagani sinzi igihe yapfiriye n'uzava muri ya myaka yose ntawe uzazuka, ariko abakristu bapfuye Yesu niyagaruka impanda n'ibiva mu kirere abo bose bazazuka. Rero aba bandi bazazuka twavuze ngo nyuma y'iyo myaka irindwi mbere yuko twinjira mu ngoma y'imyaka igihumbi twese twinjire muri bwa bukwe bw'umwana w'intama. Aba bamuzehe bari bagize imyaka ingana gutya arwaye umutima ababaye cyane, azazana n'abandi bera bose. Imana ishimwe. Shuti mwene data, ikibazo nawe wibaza nanje nibaza, uriteguye kuzazuka? Muzuko wa mbere wari w'abakiranutsi, agace ka kabiri twavuze ngo nakabanyetorero bari gupfa muri iyi myaka yose bapfuye bizeye Yesu Kristo. Abakristo nyakuri, apana abantu bagendera ku madini no ku mazina yo kubatizwa. Oya, n'abapfuye bizeye ndetse n'abataranabatijwe n'abandi batanageze mu rusengero ariko bagize kwizera nka cya gisambo. Abo Yesu niyagaruka bazazuka. Satani azafungurwa ingoma y'imyaka igihumbi ishize. Aho niho hazabaho umuzuko w'abapagani baze gucibwa imanza zanditswe muri bya bitabo utazaboneka yanditswe mu gitabo cy'ubugingo n'ibitabo by'imitunganye urimo, hanyuma bazatumbaho iteka ryo kujanwa mu ijuru. Wasomye hano abatazagira amahirwe yo kuzuka icyo gihe, abatoya nyine bagihe nyine bazagira amahirwe y'icyo gihe nubwo hazaba hari imibabaro, ariko nabizi ngo bazambikwa imbaraga zizabashoboza kwihanganira ibyago n'amakuba bizaba hano ku isi. Wa mwene data akaba arangije imirimo ye ku isi yakoze, akaba aruhutse hariya muri paradizo hamwe n'abera. Turagushima kuko wapfuye ukazuka, turagushimira kuko n'ubu hariho ibihamya bitugaragariza kuko utakiri mumva kuko warazutse. Turagushima kuko twicaye ku isezerano ritubwira kuzagaruka tukabana karamata tudatandukana. Amasaha yaturenga, umwanya wadutambuka, kuko nta wakuvuga ngo akurangize. Uriho iteka ryose kandi uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Iyo tubutegera tukabumva buraturema, buradukomeza, buduheremera ibyiringiro bizima. Asandi kuko tuticaye ku busa, twicaye ku ijambo, kandi ijambo Mana wavuze yuko nitukomeza ibyiringiro byacu tuzabana. Baje kwizihiza uyu munsi ubagirire neza kuko tubigusaba tubishimira mu rukundo rw'umwami wacu Yesu. Amen. Nagumaze ariko ataraza hari icyo mvuga gitoya ku bw'urusengero hejuru y'uyu musaza. Umusaza yari umukristo kandi utari uwa none, wamenye Imana kera. Ndamuzi njyewe kuva turi bato, n'iyo umusanze mwaganira arwaye ababaye ariko ntiwumve kuko acitse intege. N'ibyo wamubaza uko umubona ku mubiri ibyo agusubiza ntiwumve kuko yihebye, kumva arakomeye. Navuze ngo ari mu bantu bemeye kera. Umugore wiwe n'iwacu ndamuzi. Papa yazaga avuga ngo umugore wa mbere wabatijwe mu kanisa yo mu bibangwa muri 50 n'uyu nguyu. Yazaga avuga ngo babatijwe umunsi umwe nawe nabigirira ngo bona rusingizwa abantu bane. Akavuga ngo mu bagore n'uyu Magadarena niwe wabatijwe mbere, atakiri umukobwa muto. Kuva ubwo ndayaho nta n'ubundi yaho agumye kumubona batari kure yacu, twaremaga isoko rimwe twarikanira ibiterane n'umugabo iyo yari yaremereye nuko. Ejo narababwiye ngo twaganiye n'umugore ijoro ryeje arambwira ngo kuva babanye 69 ati ndi umwana kugeza none, ati ni nawe wabanye na data cyane, ati nari ntabwo basira tongana n'umuntu, ati n'igihe nagiye n'igihe nazaga ngaruka iwacu no kumenya amakuru yaho kamenya ngo uyu yavuganye n'uyu ariko warinze asaza ntarumva hari umuntu n'umwe wavuganye nawe. Ndamubwira ngo Kristo naho kushinga intana yandi magambo nizo twabaza ngo kwigisha gusenga gusirimba ngo n'ubu Kristo tari kujyo jambo ryonyine. N'umurinzi yavuga ngo mwenende ubu safi tawavuta nduguzako. Iminsi twabanye n'uyu musaza yakoze bike yashoboye gukora. Yazaga yihata kuza gusenga tugisengera hano hasi hika kuko yari afite indwara y'umutima, niyo
yari arwaye ntabasha kujya ahantu azamuka aba nakurisikana ntabishobora waza kumusanga hariyo umuhungu akaba guherekeza hariya mu kabuga waza kugera hariya imbere akagusezera muri iyi minsi ya nyuma twagati umushinga burundetse warasigaye musanga mu nzu ukarimuheramo mukavuganiramo ariko wamusezera ukumva arakomeye ntagire kwiheba pe ukabona afite ibyiringiro n'iyaje gusa icyo nshimaho Imana kinini nubwo yarwaye ntiyacitse intege kandi ikindi nashimye ejo bundi kuwa kane arwaye hari umuntu w'umukristo wacu wampamagaye umudamu mu gitondo arambwira ati wa musaza wamujanye mu bitaro ariko bimeze nabi ariko amahirwe nagize nuko ndiyase nkagenda tukabona na buri munsi wa kane mu mugoroba usanga mu bitaro atagihaye avuga ndamureba n'abari bamurwaje ntacyo ndababwira somo meke dusenga Imana nasanze bamukuye mu za bombone ngo atangiye guhumeka neza ariko ndavuga nti umuntu mukuru wageza nuko duhamagara akatureba ndasubiza tageze hafi yo kugera iyaje none uzo twabanye yabaye umwizerwa uko yari ameze mu ntege nkeya z'umubiri ariko umutima yari akomeye kuri ibyo tumwifurije uko bw'itorero Imana imugirire neza tuzamusanga munsi Yesu azagaruka Imana ituheze umugisha baho rero nta n'ukundi birirwa tubwira abantu ngo bahane intera ya metero